Igishanga cya Nyamugari ni igishanga giherereye mu kagari ka Musongati mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga. Hejuru y'iki gishanga hakaba hakikijwe n'imisozi ikorerwaho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa na kampani ya Afriseti. Ubwo hatangizwaga igihembwe cya kabiri cy'ihinga cya 2021-2022, ubu bucukuzi bukorwa n'iyo kampani bukaba ari bwo bamwe mu bahinzi bahinga ibigori muri iki gishanga cya Nyamugari baheraho basaba inzego z'ubuyobozi kubafasha gukemura ikibazo cy'amazi amanuka n'itaka bivuye mu birombe by'iyo kampani ya Afriseti, bikarangira bitwaye imyaka yabo indi bikayitaba bagasigara bari mu bihombo. Cy'amabuye y'agaciro bacukura hano haruguru yacu cyatubangamira cyane kuko hari igihe gufata amazi bisa naho batabishoboye, noneho bigatuma biza kuturengera hejuru y'imirimo. Kugeza ubu ngubu ni twebwe abahinzi twumye kurwana nabyo, twabwo dutabaza iyo kampani ihakorera, akabwo haduha abakozi bakaza yenda bakabituyura, namwe murabibona dore ngibi hano ku mpande, kuko bitangiye vuba ahangaha cyane. Ubundi umwaka ushize bakihakora bagikurikiza uburyo leta yari yarabahaye, ntabwo byatwangirizaga, hazaga amazi ayunguruye atazamwe ibi bicangacanga. Ariko ubu ngubu byatangiye kugaragara ko imikorere yabo itari kugenda neza, kuko biza bikaturyamira hejuru y'imirimo. Kubw'ibyo rero twakora ko dushoboye natwe tukirwanaho na kampani, hakabwo tuyihuriza zikadufasha kugira ngo imirimo yacu yo kutarengaho. Ariko ubu ngubu dufite impungenge ko mu kwezi kwa kane imvura yabaye nyinshi bishobora kuzatwangiriza. Icyifuzo cyacu ni uko twasaba abashinzwe iriya minisiteri y'ubucukuzi bashobora kuza bakareba imikorere ya hano haruguru, niba ari imikorere koko ijyanye na kinyamwuga nk'uko babyiyemeje, kugira ngo bakumire ariya mazi yawe kutwangiriza. Imbogamizi ni iyi migezi iri mu kuza ibi bisimu bitwuzurira ku mirima, tugahura rero n'ibibazo n'ibiza, mbese gutya nk'imirima nk'iyi igapfa. Kereka nyine nka kuriya muduhagarariye nk'abareba kuri bisimu bakareba ukuntu bazajya baturwanyiriza iki kirumba. Twifuza ko nyine bashaka nk'ibintu by'ibinogo by'ibimoteri birebire bizajya bifata ariya mazi iyo kuza kutwangiriza, kugira ngo nyine abana bacu natwe twese tuzabona ikidutunga. Icyakora umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yumvikana yizeza abahinzi ko ubuyobozi bw'aka karere bugiye kubafasha gukurikirana icyo kibazo bari kugaragaza, kugira ngo gikemurwe ku buryo bunoze mu rwego rwo kubarinda ibihombo baterwa n'ayo mazi ava mu birombe. Nibyo, hano haruguru hari kampani yitwa Afriseti ihakorera. Abo ngabo twarangije kuvugana nabo, nk'uko mwabibonye ibi bitaka byabo byamanutse, ariko nakuriye hatunganije n'abakozi bazanyemo kugira ngo bashobore kubitunganya. Ikindi ni uko ku bufatanye na RAB bagiye kuhatera imbingo kugira ngo zishobore gufata ubutaka amazi ye gukomeza kubutwara, hanyuma tukomeze tugirane ibiganiro, bafata amazi bakore ubucukuzi bw'ubunyamwuga, kuko mu by'ukuri ubucukuzi iyo babukoze nabi byanze bikunze bigira ingaruka ku bantu bakora ibindi bikorwa hafi y'aho hantu. Icyo rero biba bisaba nuko abo bafatanyabikorwa nabo bakora, ariko bagakora kinyamwuga kandi bagakora batabangamiye abandi bakora imirimo ibangikanye n'iyo bakora. Kugeza ubu abahinzi bagera ku 178 bakorera ubuhinzi bw'ibihingwa biba byatoranyijwe mu gishanga cya Nyamugari giherereye mu kagari ka Musongati mu murenge wa Nyarusange akarere ka Muhanga. Bavuga ko kuri hegitari zigera ku 10 bagiye guteraho ibigori muri iki gihembwe cy'ihinga B 2022. Muri rusange baramutse badahuye n'ikibazo cy'amazi n'itaka bituruka ku birombe bikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kampani ya Afriseti ngo bibangirize, biteze kubonamo umusaruro uhagije. Louis Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.